bakristo bavandimwe aho muherereye hose ndabasuhuje bifuriza amahoro y'Imana. Nge ubavugisha nitwa Ndahayo Emmanuel, ukunda kubaganiriza binyuze ku murongo wa YouTube Yambi Nawe. Nge kubaganiriza ku ijambo ry'Imana kugira ngo dusesengure neza ni gute twakwinginga kugira ngo umenye ubushake bw'Imana, ni gute ufata umwanya wo gusenga ku bintu bikugoye ugatakamba ukwizera mu gusenga ugasubizwa ibisubizo wasabye Imana. Ese ubigenza gute? Ubifashwamo n'iki? Mukurikire aya magambo abagirira akamaro kugira ngo mu bihe nk'ibi bibi dushobore guhangana na Satani. Umurimo mwiza wose w'Imana utangirira mu gusenga. Iyo usenga nicyo kintu kigufasha guhangana n'ibintu byose ubona bidashoboka mu mbaraga zawe. Umurimo w'Imana rero wose utangirira mu gusenga. Mu rugendo rwo kwizera, gushaka Imana bikwiye kuza mbere y'ibindi byose, cyane cyane iyo ari urugendo rugaragara nk'urudashoboka. Hari ibyo ubona bidashoboka, hari ibyo ubona bigoye kuba byashoboka, ariko iyo wifashishije isengesho ukagira kwizera, iyo Imana ibishubije urashima. Turatanga urugero kuri Nehemiya. Nehemiya yari umunyamahanga mu gihugu cy'Ubuperesi, mu murwa w'Ishushani, aho yari umuhereza wa vino w'umwami witwaga Aritazerusi. Icyo gihe yakiriye amakuru amubwira ko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse kandi ko n'amarembo yaho yahiye. Turareba muri Nehemiya, dusomye muri Nehemiya igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere turageza ku wa 3, ngo amagambo ya Nehemiya mwene Hakaniya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari bwami Ishushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari basigaye batajyanwe ari imbohe. Mbabaza n'inkuru y'i Yerusalemu, barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti: ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None egera ugutwi kwanjye kumva n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu bawe n'ab'i Yerusalemu, natura ibyaha by'Abisiraheli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiranikiweho cyane, kandi ntitwitondera amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti: nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti: ariko nimugandukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanwe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranirije. Yatuye isengesho asenga. Amaze kumva ko umurwa wera wasenyutse, Nehemiya yicaye hasi bararira, atangira gusenga no kwiyiriza ubusa.
Nehemiya yatangiye isengesho rye nk'uko mubyumvishe, asaba Imana imbabazi, yongera aranayisaba kongera kubaka i Yerusalemu nk'uko byanditswe muri Nehemiya igice cya mbere 5:11, kuko yizeraga ko Imana irinda amasezerano yayo. Nawe muri aka kanya hari ibyo wakwizera, hari ukwizera wagira kugira ngo ku kibazo runaka ufite gikemuke, ukagira kwizera ugatakambira Imana. Kuva kera Imana yaburiye ubwoko bw'Abayuda ko nibayicumuraho izabahana, kandi niko byagenze. Abanyamahanga bamaze gutera Yerusalemu no kuharimbura, Abisiraheli bo mu gihe cya Nehemiya bari basigaye batuye mu matongo, bijandika mu byaha kandi bigomeka ku Mana. Yerusalemu yarasenyutse kandi abantu babaho badafite ibyiringiro, bumva batabona imbaraga zo kongera kubaka umurwa cyangwa ubuzima bwabo, bituma biheba, bemera kuba mu matongo. Ibihe nk'ibi nibyo bihe byiza abantu bakwiye gutangira gusengeramo. Ibihe nk'ibi nibyo bihe byiza abantu bakwiye kwisuzuma bakareba igikwiye gukorwa. Ikijya mbere ko ari ugusenga Imana, bagatakambira Uwiteka kugira ngo Imana idutabare. Isengesho rikomeye kandi rihindura, ryibutsa Imana amasengesho, ryibutsa Imana amasezerano yayo mu gihe abantu bari mu byago. Nawe mwene data, niba ubona bikomeye usenge, aba ari ukwibutsa amasezerano Imana idufiteho, aba ari ukwibutsa icyo Imana yakuvuzeho kugira ngo ize idutabare. Isengesho rihagarara ku masezerano y'Imana, ni umusingi w'impinduka zitangaje. Isengesho rya Nehemiya naryo ritangira rivugisha ukuri ku cyatumye abantu bahura n'ibyago. Nehemiya yatuye ibyaha by'Abisiraheli kuko yari azi neza ko kwigomeka kw'Abisiraheli kwatumye Imana idaha umugisha igihugu cyabo. Isi nanone iri gusenyuka mu buryo bw'umwuka, imibanire no mu bukungu kubera ibyaha. Nehemiya amaze kwiyiriza ubusa no gusenga, Imana yatangiye gukora uburyo bw'igitangaza. Umunsi umwe ibwami, umwami Aritazeruzi yabajije Nehemiya impamvu ababaye cyane. Ninde watumye ese umwami amenya umubabaro wa Nehemiya akumva akwiye kumwitaho? Ni Imana. Ni ugusenga kwa Nehemiya, ni ugutakamba. Yaratakambye, Imana ikoresha abayo itangira kumenya ikibaye muri Nehemiya, ikiri mu mutima wiwe. Imana rero iyo wasenze irakumva, ikagira bikoresha bagakora kugira ngo icyari ikibazo kigendweho. Umwami amaze kumenya ko Nehemiya ababajwe n'uko Yerusalemu yasenyutse, Aritazerusi yemera ko Nehemiya ajya gusana umujyi, ndetse amuha n'ibikoresho azakenera. Imana yasubije gusenga kwa Nehemiya birenze uko yasabye cyangwa uko yatekerezaga. Ibi nibyo nita ibihe byo mu Befeso, aho Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Uku niko Imana ikora iyo ibonye umukristo cyangwa se umuntu usengana umwete ashaka ubushake bwayo. Umuntu usenga utarambirwa, ni ukuvuga ngo bizana impinduka, kandi gusenga no kwiyiriza ubusa kugeza aho ubushake bw'Imana buhishurwa, ukamenya ko Imana ikora ibirenze ibyo uyisabye. Mukristo rero, bitekerezeho. Muntu usenga, bitekerezeho neza. Kwinginga kugira ngo umenye ubushake bw'Imana, gusenga ubikomorahe? Ni ukwizera. Kwizera ko ibyo usengera cyangwa se kwizera ko ibyari ikibazo ko bishobora guhinduka kubw'isengesho. Ni ugusenga, bituruka mu gusenga. Gusenga niko gukiza, gusenga niko gufite imbaraga. Nehemiya rero yarasenze ubwo yagize ubushake bwo kujya gusana
igihugu cy'iwabo, ubwo yamenye amakuru y'uko igihugu kiri gusenyuka, yagize ubushake, agira umubabaro mu mutima, arasenga yiriza ubusa. Nawe mwene data uje ugira ubushake bwo kugira icyo wakora ku kintu ubona kitagenda neza, kugira ngo Imana yacu idutabare. Muntu udukurikira, icyo tugusabye ni ukwemerera Imana igakora ibitangaza, ni ukwemera ubushake bw'Imana bugakora, kuko Imana ntabwo idushakaho ikibi, irashaka ko tuyizera tukamenya ukuri kugeza Yesu Kristo azazira. Wowe tubanye muri iri jambo rero, icyo gusabye ni ukugumya kuba maso, kuko iminsi turimo ni iminsi ya nyuma, kugira ngo Yesu nagaruka tuzabane nawe kandi tunezeranwe nawe mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, gukomeza kubana natwe ukaturinda. Naho iri ryaza twizeye ko uhari kandi ubidukemurira. Mwami ujye ukomeza kubana natwe kandi udukomeze, uturinde guhungabana mu mitima yacu. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.